Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu ururimi rwacu. Ni ikiganiro kidufasha kwiyungura ubumenyi mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Aho ubusanzwe mbaha ibibazo hanyuma mukabisubiza, nkaboneraho kubaha ibisubizo ndetse n'ibisobanuro ku bisubizo muba mwatanze. Uyu munsi ariko ikiganiro cyacu kiribanda ku bisobanuro birebana n'ikibazo umwe muri mwe yatubajije kwirebana n'imikoreshereze y'ibimenyetso by'imbangikane ka na ca na ya mu myandikire y'ikinyarwanda. Ikibazo turi bwibandeho gusubiza ni ukumenya imvano y'uko gushidikanya mu mikoreshereze y'ibyo bimenyetso byombi ka ndetse na ca na ya mu magambo amwe n'amwe y'ikinyarwanda. Ntaho umuntu yakwibaza mbese imyandikire yo kwandika nk'ijambo ikibanza ni ijambo cyangwa ikibanza iva ku nshinga kubanza bakoresheje ka, naho ikibo bamwe bagakoresha ca na ya abandi bagakoresha ka na i, yaba yarakomotse. Ese ko ayo majwi avugwa kimwe, kuki bamwe batayandika kimwe? Cya yo mu ijambo benshi bandika ikembe na cya yo mu ijambo abenshi bandika amakembe. Kuki iyo cye mu magambo yombi yivugwa kimwe ariko ntibe yandikwa kimwe? Imvano y'ibyo ni iyihe? Nibyo tugarukaho muri iki kiganiro cyacu ku gusobanura imvano y'izo mbangikane zombi ka ndetse na ca na ya mu myandikire yacu y'ikinyarwanda. Ikaze mu kiganiro. Mbere yo kubasobanurira iby'iyo mbangikane, nagira ngo mbanze mbasobanurire muri make icyo ari cyo imyandikire y'ururimi. Ese iyo tuvuze imyandikire y'ururimi tuba dushatse kuvuga iki? Imyandikire y'ururimi twavuga ko ari uburyo bwumvikanweho bukoreshwa mu gushushanya biri byo amajwi y'ururimi runaka, mu kugena uko bakata amagambo, mu kugena uko bayafatanya, uko bayatandukanya, uko bakoresha inyuguti nkuru, uko bakoresha utwatuzo, ariko ibyo byose bikaba bitanyuranya n'amahame y'iyigandimi. Iyo tuvuze iyigandimi ni ubuhanga bwiga uko indimi zikora n'uko zikoreshwa. Nubwo imyandikire twavuze ko ari uburyo bwumvikanweho na bene ururimi, ni ngombwa yuko ubwo buryo bushingira ku ntego yo gukoresha ikimenyetso kiboneye. Ni nabyo dusanga mu nyito y'ijambo orthography cyangwa se orthographe mu ndimi z'amahanga, bisobanuye mu kinyarwanda imyandikire. Ni ukuvuga ngo mu ijambo orthos, orthographe, dufite ijambo ry'ikigereki orthos. Mu kigereki orthos bisobanuye ikiricyo, hanyuma hakazaho graphein bivuga kwandika. Ni ukuvuga ko iyo tuvuze imyandikire y'ururimi ni imyandikire ibishingiye ku kwandika biri byo, ku gushushanya biri byo ya majwi y'ururimi tuvuga muri rusange. Hari uwambaza ati ese ari imyandikire n'imivugire y'ururimi n'iki kibanza? Birumvikana nk'uko nabisobanuye, imyandikire ni uburyo bwo gushushanya ya majwi tuvuga. Ni ukuvuga ko hari indimi nyinshi muri iyi si zivugwa ariko zitandikwa. Ni ukuvuga ngo batabashije gushakira ibimenyetso bizishushanya. Ibyo ni ukuri. N'ikinyarwanda cyacu cyatangiye kuvugwa hambere kuva soko u Rwanda rwahangwa na Gihanga. Ikinyarwanda cyacu cyatangiye kwandikwa guhera ku mwaduko w'abazungu. Ni ukuvuga mu myaka y'1911 ubwo abamisiyoneri ba mbere nk'uwitwa Eugene Hurer yatangiye kugerageza kwandika ikinyarwanda. Intego nta yindi kwari ukwandika ikinyarwanda kugira ngo gikoreshwe by'umwihariko mu kwigisha iyobokamana. Ku ikubitiro imyandikire yacu nk'uko nabivuze yazanywe n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri
b'abanyamahanga batari bazi kuvuga ikinyarwanda, ahubwo bakoresheje bwa buhanga navuze mwiga ndimwe bakagerageza gushushanya amwe mu majwi y'ikinyarwanda. Mu yo babashije gushushanya hariyo babashije gushushanya neza, ariko andi bagenda bayashushanya bashingiye ku ndimi z'iwabo. Ubushakashatsi bwakozwe ku myandikire y'icyo gihe nk'amajwi shingiro nya cyangwa se amajwi y'ikinyarwanda nya na ca yandikishijwe ibimenyetso bigera kuri 6. Umushakashatsi Munyakazi aragira ati mu nyandiko yanditse mu mwaka w'1992 aragira ati dore nk'iyo urambuye ibitabo bya kera usanga ijwi shingiro nya tubona mu ijambo inyanya baragiye baryandika ku buryo 6. hari nya na na ya, nya ga na na usanga nko mu ndimi nko mu Gifaransa. Hari nye na ebyiri na ya, hari ne nya y'Icyesipanyol na ifite isaku, hanyuma na hari nya ga na na ya, nya y'Icyesipanyol na ifite isaku, hanyuma na. Ibyo ni ibimenyetso buri wese agenda agakoresha mu kwandika ririya jwi nye. Urumva ko hari harimo ntabwo twabyita kajaga, hari harimo guhuzagurika. Nk'ijwi ca dusanga mu ijambo umucaca naryo baryanditse ku buryo 6. Baryandikishaga ibimenyetso bikurikira: hari ce dukoresha ubu, ca na ha ushobora gusanga mu ndimi z'Igifaransa ariko bitavuga ca ubwo bivuga she. Hari sa na ha, hari ta sa na ha, hari ta na sa, hari ta sa ha na ya. Ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe byagiye bikoreshwa, ndetse n'andi majwi shingiro menshi yagiye yandikishwa inyuguti nyinshi zidahuye. Uko kudahuza no gukoresha ibimenyetso bimwe twandika amajwi y'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda no haturutse guhuzagurika kuri bimwe mu bimenyetso, ari naho guhuzagurika hagati y'ikimenyetso ka na ca na ya byaturutse. By'umwihariko ko guhuzagurika kwamaze hafi imyaka 20 mbere y'uko Musenyeri Léocras mu mwaka w'1939 ashyiraho icyo twakwita amabwiriza ya mbere y'imyandikire y'ikinyarwanda. Ayo mabwiriza nayo ntabwo yaje akemura ikibazo cyo guhuzagurika no gushidikanya ku mikoreshereze y'imyandikire y'ibimenyetso bimwe na bimwe bishushanya amajwi y'ikinyarwanda, ndetse bigera naho buri mushakashatsi cyangwa se buri mpuguke yari yakoraga ubushakashatsi ku Kinyarwanda buri wese yageragezaga kwandika uko abyumva. Ni naho umushakashatsi avuga ati ayo mabwiriza yatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere Mutarama 1939. Uwo Musenyeri ariko ntiyashoboye gukemura impaka zose, kuko nyuma y'amabwiriza ye haje kuboneka abanditsi n'abashakashatsi bagiye banyuranya nayo ku ngingo zimwe na zimwe. Muri bo twavuga abanditsi b'ibitabo by'abaporoso, Musenyeri Alexis Kagame mbibutse ko yandika ikinyarwanda ashingiye ku turemajambo twa buri jambo. Hari Padiri Petero Schumacher, Bwana Andrea Coupe n'abandi ntarondoye amazina. Abo bose ntibigeze bumvikana ku buryo rukumbi bwo kwandika amajwi y'ikinyarwanda. Buri wese yageragezaga gushyira imbere uburyo bwe, yibwira ko ari bwo bwiza. Ibyo byatumye akajagari Musenyeri Léocras yari yanze kadacogora. Gusa muri abo bose tumaze kuvuga, uw'ingenzi wagize uruhare mu kunoza imyandikire dusa nkaho tugenderaho ubu ni uwitwa André Coupe. Ari nawe guhera mu mwaka w'1952 wagerageje kugena uko ikinyarwanda cyakwandikwa, ndetse muri 1974 leta ishyiraho amabwiriza ya mbere y'imyandikire y'ikinyarwanda. Yari igamije kuvanaho aho kajagari kari mu myandikire y'ikinyarwanda, mu myandikire itarakoreshaga ibimenyetso bimwe kandi ijwi ari rimwe.
byumvikane ko iyo tuvuze imyandikire tuvuga yuko ijwi rimwe, imyandikire ikoze neza, ni uko ijwi rimwe rigomba gushushanyishwa ikimenyetso kimwe. Nyuma yo gutangazwa kw'ayo mabwiriza yo mu 1974, impaka ntago zarangiye, ahubwo wasangaga abashakashatsi bamwe na bamwe bajya impaka ku myandikire yari yashyizweho. Umushakashatsi Karani Yohani Bosco mu mwaka w'1982 mu nyandiko yise tugenekereje mu Kinyarwanda ibisobanuro by'amakosa amwe namwe no gushidikanya mu myandikire y'Ikinyarwanda, ibyo avugamo agerageza kubivuga nk'ibyifuzo we yabonaga byagenderwaho kugira ngo imyandikire y'Ikinyarwanda inoge. Abashakashatsi benshi bemeza ko iyo nyandiko ye yatumye habaho ikintu kitari ihame ry'imyandikire y'ururimi, aho yandikaga ki cyangwa ca na yi, yandikaga ki ka na i cyangwa ki ca na yi abanje gushyira mu bwinshi ijambo. Urugero, ikirayi, ibirayi, ariko noneho ikibo akandika ca na yi kubera ko ubwinshi ari ibyibo. Gusa nawe muri iyo nyandiko ye asanga ubwo buryo we yumvaga ko ari icyifuzo abantu bakurikiza, yabonaga ko nawe ari ibintu bidahwitse, atari ihame rigomba gukurikizwa. Mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru Uburezi Ubuhanga n'Umuco mu 1982, agaruka kuri icyo kintu cyafashwe nk'ihame mu myandikire ya ka na i ndetse na ca na yi. Agira ati, muri iyo nyandiko karantamya ko ihame ryo gushyira mu bwinshi ridahagije kuko rigaragaza gusa amagambo arebwa n'indangasano ki ka na i, ntacyo rivuga kuri ki ishobora gukurikirwa n'inyajwi y'igicumbi cyangwa umuzi cyangwa icyuzuzo ngaruka. Iyo tuvuze icyuzuzo ngaruka aha ni ukuvuga ni icyuzuzo kigaruka mu nshinga, nko kuvuga nk'inshinga kureba ukavuga uti kwireba, iyo i ni icyuzuzo ngaruka. Ugiye rero kuyishyira uyitondaguye ukavuga uti arakireba, ese yo ki tuzandika ca na yi cyangwa se tuzandika ka na i? Ese dukurikije rya hame ryo gushyira mu bwinshi, niba arakireba hari ababyandika na ca na yi, tuzavuga ko tuzabishyira mu bwinshi dute? Ko bidashobora ko iyo nshinga wayishyira mu bwinshi cyane cyane iri ishingiye ku cyuzuzo ngaruka. Ntabwo wavuga ngo arabyireba, ntiwavuga ngo arabyireba. Bivuze kuri iryo hame ryo gushyira mu bwinshi nta shingiro na rito rifite mu myandikire ya biriya bimenyetso byombi. Aha atanga urugero rw'ijambo kandi icyembe. Bamwe bashyira mu bwinshi bakavuga amakembe, abandi bakavuga ibyembe. None se icyembe kizagira imyandikire ibiri itandukanye bitewe n'uko bamwe bashyize mu bwinshi bavuga amakembe ukandika ka na e, cyangwa abavuga ibyembe ukandika ca na ya? Birumvikana rero ko ihame ryo gushyira mu bwinshi amagambo y'ururimi ugira ngo wandike ntaho rwose nta shingiro rifite. Nawe muri iyo nyandiko ye yemeza ko niba bivugwa kimwe bigomba kwandikwa kimwe, iri hame rigomba kubahirizwa neza ku magambo yose y'Ikinyarwanda. Niba ki yo mu kigori ivugwa kimwe na ki yo mu kibo, izo ki zigomba kwandikwa kimwe. Iryo ni ryo hame riranga ururimi, cyangwa se n'iryo hame riranga imyandikire inoze y'ururimi. Aha nanone umuntu yakwibaza niba izo mpaka zagiwe kuri ibyo bimenyetso byombi ari impaka zije vuba. Akenshi arabibwira yuko zazanye n'amabwiriza yasohotse mu 2014. Oya, ntabwo ari byo. Izi mpaka zimaze igihe kinini cyane, ndetse kuva mu 1980 mbere yuko ari amabwiriza yiswe ansekarije mu 1985 asohoka. Nko mu nyandiko y'umushakashatsi
Munyakazi yasohotse mu gitabo cy'Iby'u Rwandese mu nyandiko ye impuzanyandiko y'ikinyarwanda agaruka kuri icyo kibazo cya ki yandikishwa ka na i cyangwa se ki yandikishwa ca na ya. Ni ku rupapuro rw'179 aho agira ati inama y'inyakinama ni inama yateguye ariya mabwiriza yo mu 1985. Ati inama y'inyakinama yiza kugendera ku ntego nyobozi y'iyigamvugo niryo shingiro mu kugena imyandikire y'ururimi. Ko tuvuga ko iyigamvugo yiga amajwi shingiro y'ururimi, tuvuga ko ikimenyetso kimwe kigomba kugaragaza ijwi shingiro rimwe. Nuvuga ngo nawe yemera ko mu kugena iyo myandikire nta ntego nyobozi y'iyigamvugo yashingiweho. Aragira ati iyi nama y'inyakinama yiza kuba yaragendeye ku ntego nyobozi y'iyigamvugo iba yarahisemo bikwiye kwemerwa aho kugumishaho imbangikane zitera abantu kujijinganya mu nyandiko. Izo mbangikane yavugaga ni na na ca ibangikana na na sa na ha, ka na i ibangikana na ca na ya na i, ka na e ibangikana na ca na ye na e, ga na i ibangikana na ja na ya na i, ge ga na e ibangikana na ja na ya na e. Kuvuga ni bya bimenyetso bikunze gushidikanywaho n'abantu benshi mu myandikire yabyo, cyane cyane iyo byagaragaye mu magambo amwe n'amwe. Aragira ati ubwo iryo hitamo ritabaye byari ngombwa gusobanura ku buryo bunoze imikoreshereze y'ibyo bimenyetso by'imbangikane. Ku bwanjye ibimenyetso bibanziriza agakwego nibyo biba byaremejwe. Ni ukuvuga ngo hari kwemezwa ka na i ivugwa ki, cyangwa se ka na e ivugwa ke. We niko abibona, kandi iyi nyandiko yayisohoye mu mwaka w'1992. Hari uwambaza ati kuki ubundi haba ikibazo cyo kubangikana kwa ka na ca na ya imbere gusa y'inyajwi i na e? Kuki bitabaho ku zindi nyajwi? Nka a mu ijambo icyanya, nka o mu ijambo icyomoro, nka u mu ijambo icyubahiro. Kuki buri gihe iriya myandikire itera gushidikanya iyo iri kumwe na i cyangwa na e? Ibi bituruka ku mwihariko w'ikinyarwanda mu kuvuga ingombajwi ka iyo ikurikiwe n'inyajwi i na e namo akarango k'inyerera ya. Ni ibintu ubundi bitaba mu ndimi nyinshi nk'igifaransa. Igifaransa tuvuga ki, ntituvuga ki. Mu kinyarwanda tuvuga Kigali, ntituvuga Kigali. Tuvuga umukire, ntituvuga umukire. Tuvuga umukene, ntituvuga umukene. Ni ukuvuga ngo usabye umuntu uvuga igifaransa utazi ikinyarwanda kuvuga ariya magambo arimo ka ikurikiwe na i na e, uzasanga abivuga nk'uko mu rurimi rwe bivuga. Uzasanga avuga Kigali, ntazavuga Kigali. Uzasanga avuga umukene, ntazavuga umukene. Uzasanga avuga umukire, ntazavuga umukire. Uwo ni umwihariko w'ururimi rwacu mu kuvuga iriya ngombajwi ka ikurikiwe n'inyajwi i na e. Imyandikire yemewe yashatse uburyo yakuraho ku gushidikanya ariko idahinduye uko ikinyarwanda kivugwa.
kuko nta na rimwe imyandikire ihindura ururimi runaka mu mivugire yarwo. Mu mabwiriza habayeho kutagumishamo izo mbangikane zateraga abantu gushidikanya mu myandikire. Bityo mu ngingo ya 12 bagira bati cya yandikwa gusa imbere y'inyajwi a, o na u, imbere y'inyajwi i cyangwa e hazandikwa ki cyangwa cye, ni ukuvuga ngo ka na i cyangwa ka na e. Urugero, iki ni ikibabi cy'igiti cyangwa ikibo cyuzuye ibishyimbo. Ni ukuvuga gusa iriya ka izakoreshwa gusa imbere ya i na e, ariko imbere y'izindi nyajwi nka u, nko mu rugero cyuzuye ibishyimbo, hakoreshejwe ca na ya. Nizere ko mwasobanukiwe neza imvano y'imbangikane ka ndetse na ca na ya mu myandikire y'Ikinyarwanda. Imbangikane zagiye zitera impaka ndetse kugeza n'ubu. Gusa icyo tugomba kugenderaho ni uko tugomba guhuza imyandikire kandi hakubahirizwa amahame y'iyigandimi mu kugena uko amajwi y'ururimi runaka yandikwa. Niba nawe ufite ikibazo kirebana n'imyandikire y'Ikinyarwanda, wakitugezaho tukazagerageza kukigusobanurira. Murakoze, murakagira Imana.